Yesu ashimwe bene data, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza. Turizera ko muri mu bihe Uwiteka ari kumwe namwe, kuko uri kumwe n'Uwiteka akenshi agira amahoro ye kandi agatuza kandi akagira umutuzo muri Yesu. Ni ukuri ndabifuriza kugira ngo muhorane n'Uwiteka mu bihe byose murimo kandi mugirirwe neza n'Uwiteka. Turacyari rero mu nyigisho zo gusenga, turacyari mu kureba umumaro wo gusenga. Inyigisho itambutse twarebye ibintu 5 bigize imimaro 5 yo gusenga. Ubu ngubu rero tugiye kureba indi 5. Si ukuvuga ngo niyo ngiyo gusa, hashobora kuba hari n'ibindi, nako ntabwo ari hashobora, hari n'ibindi byinshi, kuko gusenga bifite umumaro mwinshi ku mukristo nk'umwana w'Imana. Reka rero twihuse turebane ibyo bintu bindi 5, hanyuma Mwuka Wera adusobanurire kandi atugirire neza. Gusenga rero nk'ikiganiro cyangwa se nk'umuyoboro uduhuza n'Imana, nk'ikiganiro gituma dusabana n'Uwiteka, gufite umumaro mwinshi cyane. Ndetse iyo turebye gusenga, dusanga kugira umumaro cyane ari uk'umukiranutsi, kubera yuko andi magambo yose yavugwa n'umuntu utabanje ngo yiyeze, cyangwa se udafite aho ahuriye, aho akonekitinze n'Imana, sinzi kuko gusenga kwaba ari ugusenga. Niyo mpamvu rero gusenga kumvwa cyangwa se kugira agaciro ari uk'umukiranutsi. Ikintu cya mbere rero kindi tugiye kureba ahangaha ni gukomeza umubano wacu n'Uwiteka Imana. Buriya iyo usenga cyangwa se iyo uganira n'Imana, akenshi hari ibyo uyibwira, nayo hari ibyo igusubiza. Kandi Umunyarwanda yaravuze ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge. Bivuga ngo rero ntiwavuga ngo uri inshuti y'umuntu utajya umuvugisha, utajya umusura, ntago bishoboka. Kugira ngo ubucuti bube nuko hari ukuntu muba muhura, nuko hari ikiganiro muba mugirana n'Imana. Rero umumaro wundi dufite mu gusenga ni ugukomeza umubano wacu n'Imana. Tuwukomeza gute rero? Tuwukomeza tuganira nayo, tumenya ibyo ikunda, nayo ikamenya ibyo dushaka. Nubwo yo ibisanzwe bizi, ariko twe turushaho kumenya ibyo ikunda, noneho umubano ugasugira, ugasagamba. Kuko burya iyo ubana n'umuntu umenya ibyo akunda, ukamenya n'ibyo yanga, ukajya wirinda gukora ibyo yanga, ndetse bikaguha no gukomerana nawe, kubera yuko mwahuje umuco, mwahuje ibyiza, ibibi mukabishyira ku ruhande. n'Imana rero iyo mumaze kumenyerana, iyo mwamaze gukomeza umubano, umenya ibyo yanga ukabireka, ahubwo ugakomeza ibyo ikunda. Ikindi kandi cya kabiri muri iki gice nababwira ni uko gusenga Imana kutwongerera kuba abanyampuhwe. Ni ukuri burya iyo uri gusenga, iyo uri kuganira n'Imana, hari byinshi ikubwira kureka, kandi nawe hari ibyo uyiga mu gusenga, bigatuma rero niba wari ufite umutima ukomeye, ugerageza ukoroha, ukagerageza ukagira impuhwe, ukagerageza ukaba umunyembabazi kurushaho, kubera yuko nta muntu ubana n'Imana atagira imbabazi. Gusenga kandi bitwongerera imbaraga mu bihe byinshi biba bitatworoheye, kuko aho kugira ngo ucike intege, iyo usenga Uwiteka akongeramo imbaraga. Iyo usenga uhora uri nka cya giti gihora gituye hafi y'amazi, ugahora wongerwamo imbaraga nturabe. Turinda kandi guswa no gusenga nanone kuturinda icyo nakwita akajagari mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo burya umuntu udasenga, mu bitekerezo byahora atekereza twinshi, agahora yumva yagira atya, ariko gusenga gutuma utuza, ugakicara hamwe, ibitekerezo byawe bikajya bihora bifite umujyo umwe. Niba ugiye gutekereza iki, ukagitekereza kandi ukagira
icyemezo ufata ntube mu kajagari. Gusenga kandi biduha ubujyanama ndetse n'ubufasha mu buzima bwacu buturutse kuri Yesu. Yesu niwe uduhuza n'Imana. Yesu yabaye kuri iyi si mu mubiri w'umuntu, azi rero ibyo tubamo kandi azi ibitubabaza, azi ibyo dukeneye. Niyo mpamvu iyo dusenga, iyo tuganira nawe, aduha ubujyanama bw'umumaro kandi bwa nyabwo, kandi akaduha ubufasha bwose dukeneye mu buzima bwacu, bwaba ubw'umubiri cyangwa se ubw'umwuka. Murumva rero yuko gusenga bifite umumaro munini cyane, kandi umumaro mwinshi bidufitiye kuri twebwe ubwacu. Ni umumaro, mbese gusenga ni inyungu zacu bwite, ntabwo ari Imana tuba tugirira neza, ahubwo twebwe tuba twigirira neza. Mwene data rero ndakwinginga kugira ngo wongere ibihe byo gusenga, wongere ibihe byo gusenga, kandi usenge bya nyabyo, kubera yuko ijambo riri muri Yakobo 5, Yakobo umurongo wa 5, Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16, kuri B yaho haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Rero ndabinginga bene data ngo musengane umwete. Mwene data usengane umwete, usenge buri gihe, kandi usenge mu buryo bwa nyabyo. Twarabyize mu nyigisho zacu zishize, twize uburyo umuntu asenga, twize ibice bigize isengesho, twize aho ushobora gusengera, twize ubwoko bw'amasengesho, mbese twize byinshi bijyanye n'isengesho. Ndakwinginga rero ngo ugire umwete wo gusenga, kandi ugire umwete wo kwegera Imana mu bihe byose urimo, kuko niyo izakugirira neza kandi niyo izakubashisha mu byo urimo byose, hanyuma ukazahorana intsinzi. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, kandi Mwuka Wera arusheho kubasobanurira, kandi mukore subscribe kugira ngo n'izindi nyigisho zose zibagereho ku gihe, kandi musharinge na bagenzi banyu kugira ngo bajye bumva buno butumwa bwiza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana isubize amasengesho yanyu, Imana ihire imigambi yanyu mu izina rya Yesu. Amen.